igumugisha pastor yo kubaza ibibazo 10 kubijanye na Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Ikibazo ca mbere pastor, Adamu iryo zina risobanura iki? Iryo zina Adamu risobanura ngo ibumba, umuntu, amaraso, umutuku. Risobanura ngo Adamu ni umuntu waremwe mu bumba, ibumba rigira amaraso y'umutuku, ariko Adamu bwaryo ni umuntu. Ikibazo ca kabiri, Adamu wa mbere ninde? Adamu wa mbere ni umuntu Imana yaremye igitangira kureba, ariko umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu. Uko ibindi remwa byose Imana yararemye irabirangiza, ariko ku munsi wa gatandatu Imana irema umuntu, iravuga ngo turebe umuntu agira ishusho yayo. Uwo muntu yaremye rero niwe Adamu wa mbere. Pastor, ikibazo ca gatatu, ni irihe tandukaniro riboneka hagati ya Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri? Adamu wa mbere usomye mu Bakorinto wa mbere igice ca 15:25 haravuga ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa kabiri aba umwuka utanga ubugingo. Nukuvuga ngo Adamu wa mbere ni umuntu wa mbere waremwe n'Imana, ariko Adamu wa kabiri ni Imana yigize umuntu. Noneho Adamu wa kabiri aza ari umwuka utanga ubugingo kugira ngo ahanagure burundu icyaha cyazanywe na Adamu wa mbere. Dushakane kuba icyari mugisha biza bite? Cyabisaba iki? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka musuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda turasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Imana rero ibahe umugisha. Abari mu Burundi turasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakiriye kuri channel ya gusenga everyday. Tubabwira ngo muri inshuti za kadasohoka. Abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom shalom. Abari muri Aziya, Imana ibaho umugisha. N'abari mu bibazo mukomeze mwihangane, ibihe bizahinduka. Abari mu Burayi, Imana ibahe umugisha muri inshuti za gusenga everyday. Imana rero ibahe umugisha. Abari muri Australia mukurikira ibiganiro byacu, namwe Imana ibahe umugisha muri inshuti za gusenga everyday. Nkuko rero mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pastor Mazibiro. Uraho Dr.? Shalom shalom. Amakuru yawe? Bravo. Imana ibahe umugisha. Pastor, watangira usenga Imana Imana turagushimiye, turaguhimbaje izenesi umwanya duhaye, umwanya w'icubahiro, umwanya w'ingenzi wo gusangiza abatwumva ijambo ryawe. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru kugira ngo ube hafi yacu. Amahanga yose akurikira ubutumwa bwiza kuri channel ya gusenga everyday abashe kugira icyo yunguka. Imitima yose iri imbere yawe ishaka guhemburwa n'ijambo ryawe, niwe wenyine wabasha kubwiriza ubwawe. Ku ijambo ryawe ravanga abantu bose bafite inyota baze bakwegere, kandi abazakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Umwuka yari agiye kumanukira abigishwa bawe, niwe wasezeranye. Mana ishobora byose, reka umwuka wera yobora ijambo ryawe kugira ngo bibashe kwemeza imitima ya benshi, kandi wumve bahembuwe mu bugingo bwabo. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor, Imana ibahe umugisha. Pastor, yo kubaza ibibazo 10 kubijanye na Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Ikibazo ca mbere pastor, Adamu iryo zina risobanura iki? Iryo zina Adamu risobanura ngo ibumba, umuntu, amaraso, umutuku. Risobanura ngo Adamu ni umuntu waremwe mu bumba, ibumba rigira amaraso y'umutuku, ariko Adamu bwaryo ni umuntu. Ikibazo ca kabiri, Adamu wa mbere ninde? Adamu wa mbere ni umuntu Imana yaremye igitangira kureba, ariko umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu. Uko ibindi remwa byose Imana yararemye irabirangiza, ariko ku munsi wa gatandatu Imana irema umuntu, iravuga ngo turebe umuntu agira ishusho yayo. Uwo muntu yaremye rero niwe Adamu wa mbere Imana yaremye. Usomye kuva itangiriro
ibice 7 aravuga ngo Imana irema uwo muntu mu mukungugu wo hasi ku butaka, imaze kumurema imuhumekera mu mwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima, niwo witwa Adamu, umuntu wa mbere Imana yaremye. Nuvuga ngo yaremye ku munsi wa gatandatu, imurangirizaho kurema ibiremwa byose Imana yaremye. Pastor, ikibazo cya gatatu ni irihe tandukaniro riboneka hagati ya Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri? Adamu wa mbere usomye mu Bakorinto wa mbere igice cya 15:25 haravuga ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa kabiri aba umwuka utanga ubugingo. Ni ukuvuga ngo Adamu wa mbere ni umuntu wa mbere waremwe n'Imana, ariko Adamu wa kabiri ni Imana yigize umuntu. Noneho Adamu wa kabiri aza ari umwuka utanga ubugingo kugira ngo ahanagure burundu icyaha cyazanywe na Adamu wa mbere. Ijambo ry'Imana avuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu ruzanwa n'icyo cyaha, rwarupfu rugera ku bantu bose. Uwo ni Adamu bashakaga kuvuga. Ariko Yesu Kristo uko yaje hano mu isi aje kuba intsinzi y'icyaha, nizo mpamvu bamwita Adamu wa kabiri. Ni Imana yigize umuntu ari we Yesu Kristo. Baratandukanye. Basi urakoze. Ikibazo ushakane kuba icyari mugisha biza bite cyabisaba iki? Kubicare mugisha hari amagambo Yesu yasubije Nikodemu amusanze nijoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Nikodemu asanga Yesu nijoro amubaza iby'inzira y'agakiza. Ariko Yesu aramusubiza ati ndakubwira ukuri, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo azinjira mu bwami bw'Imana. Ahangaha rero benshi batekereza ko ari umubatizo wo kwibiza. Oya, umubatizo wo kwibiza ntabwo uhindura, ahubwo iki ngiki ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza cy'abana b'Imana idukirisha kuzuka. Ni ikindahiro. Nuvuga ngo umubatizo w'amazi ni indahiro, ariko sibyo bihindura. Yesu yashaka kuvuga ko umuntu abyarwa kabiri abyawe n'ijambo. Nuvuga ngo ariya mu Efeso igice cya 5 umurongo waho wa 25 haravuga kugira ngo Yesu yitangira itorero amaze kuryogesha amazi ari ryo jambo rye. Ijambo ry'Imana avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira amaze kuryegesha amazi ari ryo jambo rye. Bisobanura ngo ijambo ry'Imana ni ryo ryeza. Nuvuga ngo umuntu wabyawe n'ijambo niwe uhinduka icaremwe gisha, ntabwo amazi ahindura. Nibyo rero Yesu yabwiraga Nikodemu, ariko Nikodemu ntabashe kubyumva kuko ari ibintu byumva mu buryo bw'umwuka. Ahangaha rero ijambo ry'Imana avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba icaremwe gisha. Ibya kera byose babishize, dore byose bihindutse bisha. Ngo ariko byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, yaba ikitubaraho ibicumuro. Ngo none wadusigiye ijambo ry'umwuzuro kugira ngo abahabagawe natwe tubashe kunga Imana n'abazimiye. Noneho rero turi abatambye mu cyimbo cya Kristo. Iyo umuntu ageze ku rwego rw'umutambye mu cyimbo cya Kristo akaba yarabyawe n'ijambo, abantu benshi bashobora kubyarwa n'ijambo batarabatizwa mu mazi menshi. Ariko iyo umuntu abyawe n'ijambo kuko ariryo rizana kwizera, Abaroma 10:12 bavuga ngo dore kwizera kuva ku byo twumva, kandi ibyo twumva biva mu ijambo rya Kristo Yesu. Nuvuga ngo umuntu wabyawe n'ijambo ahinduka icaremwe gisha, none bikagaragara ko yatandukanye n'imirimo ya kera. Basi ikibazo cya gatanu, ese umuntu uri muri Kristo Yesu yakora icyaha? Umuntu uri muri Kristo Yesu ntabwo yaramira mu cyaha, ariko yakora icyaha. Kuko mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 14 haravuga ngo amategeko n'ay'umwuka, ariko njyewe ni uwa kamere kandi ndaguriye gutwarwa n'ibyaha. Hariya rero haravuga ngo icyo nshaka gukora si icyo nkora, ahubwo icyo nanga ni icyo nkora. Paulo ntabwo yashatse kuvuga ko ari umunyabyaha, ahubwo yashatse kuvuga ko nta muntu ufite amaraso n'umubiri utakora icyaha. Ashaka kugaragaza intambara hagati y'umwuka n'umubiri. Aravuga ngo amategeko n'ay'umwuka, ariko nge ndi uwa kamere kandi ndaguriye gutwarwa n'ibyaha. None aravuga ngo sinzi icyo nkora, nshaka gukora ibyiza ibi bikantaga imbere, kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko hakaba irindi tegeko ry'Imana rirwanya itegeko ryo mu ngingo zanjye. Aravuga ngo noneho mbonye ishano, ninde wangize uyu mubiri untera urupfu, ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Nuvuga ngo
icyo umukristo atabasha gukora ni ukuramira mu byaha, kuko byanditswe mu Baroma 6 umurongo waho ni wa 2 avuga ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twabiramiramo dute? Anga nta mukristo waramira mu byaha, kuko na Yohana nawe yabishigikiye avuga ko umukristo yakora icyaha nk'uko yabivuze muri Yohana ya 1:2 umurongo wa 1. Haravuga ngo bana bato ndabinginga ngo mudakora icyaha, ariko ntihagira ukora icyaha. Dufite umurengezi udusabira ku Mana, niwe Yesu Kristo w'ikiranuka, niyo pongano y'abari yacu twese, ntabwo ari twe twese gusa ahubwo niyo abari mu isi bose. Bisobanura ngo umukristo yakora icyaha kandi ari ikiremwa gisha, ariko ntakiramiremo. Izo mpamvu muri Petero ya 2:1 umurongo wa 5 haravanga ibyo nibyo mukwiriye bene data gukora, kwizera kwanyu mwongereho ingeso nziza, mwongereho kumenya mwongereho gukunda bene data mwongere urukundo mwongereho kwihangana mwongereho kugira neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukora ibimeze bityo ntabwo muzasitara na hato. Bishaka gusobanura ko umuntu wabaye icyaremwe gisha ntabwo ategura icyaha, ariko asitara mu cyaha bigatuma atakiramiramo. Urakoze Pasi. Ikibazo cya 6 ni ryari umuntu yitwa uwa kamere cyangwa umunyamubiri? Uwa kamere ni umuntu usanzwe utarigeze uhinduka. Abantu benshi ntabwo bazi kubitandukanya kubera Bibiliya y'Ikinyarwanda itabonye amagambo yo gukoresha. Ariko hari umuntu bita spirituel, hari umuntu bita charnel, n'umuntu bita naturel. Uriya muntu bita naturel niwe hubwo wa kamere, ariko akenshi Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoresha kuvuga kamere bavuga charnel. Charnel ni umuntu wabyawe bwa kabiri, ariko none agarengerera mu gukurikiza umudendezo yahawe muri Kristo Yesu, wanditswe mu Bagalatiya 5 umurongo waho wa 13 havuga ngo bene data muzi ko mwahamagariwe umudendezo, ariko ntimukagire uwo mudendezo rwitwazo rwo kugendera mu mubiri hariya yo gukora ibya kamere. Hariya rero bavuze kamere ariko ari umubiri bashaka kuvuga, kandi Abagalatiya ntabwo bari abapagani. Abagalatiya bari abakristo yandikiraga kuko yabonaga ko ingeso zabo zidahuje n'ubutumwa bwiza Paulo yabigishije, none agasa n'impuguro. Arababwira ati mwahamagariwe umudendezo, ariko abantu benshi bafashe wa mudendezo bawuhindura urwitwazo rwo kugendera muri kamere, harani kugendera mu mubiri. Umuntu wa kamere ni umuntu utarigeze ahura n'Imana na rimwe. Ashobora kuba umuyoboke w'itorero ariko atarigeze ahinduka na gatoya. Uwo nguwo aba yuzuye abari kamere. Kamere bisobanura ngo ibisanzwe. Iryo jambo kamere Dawidi yarikoresheje neza muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Yaravuze ngo naremanywe gukiranirwa ngo mu byaha nimo mama yambyare. Bisobanura ko Dawidi yagaragazaga kamere ikomoka kuri Adamu, wa muntu utarahura na Yesu, wa muntu utarabyarwa bwa kabiri, wa muntu utarabicarwe gishaka batazi byari byo. Uwo muntu niwe bitwa kamere. Ariko umuntu wabaye icyaremwe gisha akagabana ku mpano z'umwuka, none akarengerera mu mudendezo, akawugira urwitwazo rwo kugendera mu mubiri, ni ukuvuga ngo ni wa wundi bita charnel. Ubwo rero uwa kamere ni umuntu utarigeze yihinduka na gato, akaba umuyoboke w'itorero wenda, ariko charnel umunyamubiri ni umuntu wabyawe bwa kabiri ariko akarengerera mu mudendezo, ku buryo usanga imirimo ye n'ubundi isa n'iya kamere. Urakoze Pasi. Ikibazo cya 7 ni ryari umuntu ava mu butware bwa kamere? Umuntu ava mu butware bwa kamere hari ibintu bibiri akurikiza. Usomye Yohana igice cya 15 umurongo wa 1 haravuga ngo ni nje muzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Aha aravuga ngo namwe muri amashami, kandi ishami ritari guma muri nje riracibwa rigatabwa, ariko iguma muri nje
aryaganyaho amahage yaryo kugira ngo rirusheho kwera imbuto nyinshi. Hariya rero baravuga ngo mwumvise ijambo ryanjye mugume muri nge, ni nje muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi, kuko ntaco mwabasha gukora mutamfite. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo tugumye muri Yesu nawe akaguma muri twe, kuko abantu benshi ntabwo bazi kuguma muri Yesu ngo na Yesu agume muri. Abantu benshi bemera kuguma muri Yesu ariko ntibemere ko Yesu aguma muri bo kugira ngo bere imbuto. Kuko iyo abantu bari muri Yesu batemera ko Yesu aguma muri bo, nta ruhererekanye rw'amazi y'ubugingo anyura muri abo bantu na Kristo kugira ngo bagire uruhererekanye rw'amazi y'ubugingo. Bamera nk'ishami riri ku giti, yumiye ku giti, ritagira uruhererekanye rw'amazi aturuka mu butaka yinjira mu itazamuka kugira ngo yinjire muri rya shami, ariko ntibibuza ko hari amashami atoshe ari ku giti cy'umuzabibu. Ntihabuza ko hari n'iryumye, ariko iryo shami ryumye ni iry'uwo muzabibu. Ntawaburana n'uwo muzabibu iryo shami si ury'iwabo, ariko ntibishobora kwera imbuto kuko nta ruhererekanye rw'amazi aturuka mu butaka n'iryo shami, ntabwo ryakwera imbuto. Yesu aravuze rero ngo iryo riracibwa rigatabwa. No mu itorero naho nuko nguko. Abantu benshi binjiye mu itorero bemera kwinjira muri Kristo, ariko ntibarekura ngo bemere ko Kristo yinjira muri bo, nuba ngo bemere kuyoborwa nabo. Mu Baroma rero igice cya 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Na Petero asa n'uwasubiye muri ayo magambo avuga ati, ayo magambo yayasubiyemo avuga ibyerekeye kwera imbuto no guhinduka. Avuga ibyo kwera imbuto no guhinduka. Noneho aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ariko ari amagambo Yesu yabwiye Petero muri Yohana 20:18 avuga ngo Petero ndakubwiza ukuri, ukiri umusore warikenyeza ukaza ushaka, ariko numara gusaza uzarambura amaboko undagukenyeza kujana aho udashaka. Byari bisobanura ko umuntu wabyawe bwa kabiri ariko akarengerera imbago z'umudendezo agendera muri kabe. Ico gihe rero si wa wundi urambura amaboko ngo ndamukenyeza mujana aho adashaka, ahubwo ni wa wundi wikenyeza akaja aho ashaka, kandi yarabyawe bwa kabiri. Ari mu itorero ariko ntiyemera gutegekwa, ntiyemera ko imirimo ya Yesu ikorerwa muri we, nubwo yitirirwa Yesu agahabwa impano, ariko yemera ko Yesu yinjira muri we kugira ngo atume yera imbuto. Iyo abantu bari muri Yesu Kristo bagira impano z'umwuka, bakabwiriza ubutumwa bwiza, impano zose zikagaragara, haba gukora ibitangaza, haba gusengera abarwayi, haba kwizera, haba ubwenge, haba kumenya, haba guhanura, haba kuvuga indimi, haba gusobanura indimi, haba ubuyobozi, haba imbabazi, haba ubuntu, haba guhugura. Bakagira impano nyinshi z'uburyo butandukanye kuko bari muri Yesu. Ariko kuko batemeye ngo Yesu yinjire muri bo, ntabwo bakwera imbuto. Ariko rukundo n'amahoro n'ibyishimo no kwihangana, kugwa neza, ingeso nziza, ukiranuka, kwirinda, ahangaha ntabwo babasha kuzera kuko batemeye ngo Yesu ature muri bo. Yesu atuye muri bo nibwo abategeka. Ahangaha rero bashobora kugira impano ariko batera imbuto. Yesu muri Matayo igice cya 7 umurongo waho wa 20 yaravuze ngo ntimukarebera abantu ku mpano, ntimukarebera abantu ku mihamagaro. Abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza bari muri Yesu ariko atari muri bo. Abantu benshi basenga bemera kuba muri Yesu ariko batemera ko Yesu aba muri bo. Ahangaha rero Yesu aravuga ngo ntimukarebere ku mihamagaro, ntimukarebere ku mpano, ntimukarebere ku bindi byose, ahubwo muzabamenyere ku mbuto zabo. Niho yavugiye ku murongo wa 22 ngo benshi bazambaza kuri urya munsi bati mwami mwami, ntitwanduraga mu izina ryawe, ntitwakoranye ibitangaza bikomeye mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Yesu ngo nibwo nzaberurira ngo ntabwo nigeze kubamenya, mwumva imbere mwa nkozi z'ibibi mwe,
ni ukubera ngo bakoraga ibitangaza ni impano, birukanaga abadayimoni ni impano, barahanuraga ni impano, ariko kuko batemeye ko Yesu ature muri bo, noneho bera imbuto zikwiriye, bageze imbere ya Yesu arabahakana. Ahangaha rero aba bashobora kuba muri Yesu ntibemere ko Yesu ababamo, ariko bakagira impano, bakabwiriza ubutumwa bwiza, bakanihanisha n'abantu, ariko ubwabo ku herezo ry'ibihe bakazaboneka ko batemewe. Pawulo nizo mpamvu yakomeje kuri aya magambo mu Bakorinto ba mbere igice ca 9 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27 avuga ngo umuntu wese urushanwa yirinde muri byose, hari imbuto yo kwirinda. Ngo abandi bagenzereza bate kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ngo ariko twe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Nuko rero avuga ati ndakurikira singutaza haja, kubitana ibipfunsi singusha, mbabaza umubiri wanjye gukoresha uburetwa kugira ngo ahari ntazabwiriza benshi, ariko nanjye ubwanjye ku iherezo ry'ibihe nkazaboneka ko ntemewe. Pawulo yabonaga ko yabwirije ubutumwa bwiza igihe kirekire, ariko akamera nk'umuntu urushanwa uri ku rugamba. Ni ya ntambara noneho Pawulo avugaga iri hagati y'umwuka n'umubiri. Aravuga ngo yinde muri byose kugira ngo atazabwiriza benshi, ariko ku iherezo ry'ibihe akazaboneka ko atemewe. Abantu benshi bo bari muri Yesu banze ko Yesu ababamo kugira ngo abategeke, bagumya kwitwa abakristo, bakira impano ariko baritegeka. Iyo umuntu atemeye ko umwuka wera muyobora ngo yemere ngo Yesu abe muri wa mutegeke, ico gihe aba umuntu wa kamere w'umunyamubiri wo mu rusengero, ariko ntabwo ashobora kwera imbuto, ntashobora no kwemerwa Yesu agarutse mu bwami bwe. Urakoze pastor. Ese pastor, umuntu uri mu butware bwa kamere yayobora itorero rikagira abakizwa? Ntabwo ari umuntu ukiza, ahubwo ni Yesu ukiza. Ko abantu bose ntabwo bakizwa kubera bahuye n'abantu benshi bakiriye uko bahuye na Yesu. Nuvuga ngo twe turi intumwa za Kristo Yesu, umurimo nuwe gukiza no guhindura. Ubwo rero abantu benshi bayobora itorero ari nk'ibyapa, bo bonyine atari abakristo, ahubwo Yesu wowe wenyine akagira ubushobozi bwo guhindura bamwe mu bayoboke abakristo. Muri byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 5, Pawulo aji i Damasiko, ijambo ry'Imana riravuga ngo njija i Damasiko ndi mu rugendo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaragiye kureba abantu bagana inzira ya Yesu, abagabo n'abagore, kugira ngo abazane i Yerusalemu kugira ngo bishwe. Ariko abarazonkura bavuga ngo kigenda mwami, umuco urantungura uvuye mu ijuru, nikubita hasi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ko Pawulo yigishwe n'umuntu, ahubwo Yesu Kristo wenyine niwe wamusanze mu nzira, aza kuzahugurwa n'abantu, ariko Yesu Kristo ariwe wamwizaniye. Rero iyo umuntu ayobora ari uwa kamere, itorero rishobora kugira n'abanyamwuka, kuko Imana ikora ibyayo igakorera muri bo, kandi itorero ni ibyayo, si iby'uwo muntu. Kandi noneho rero Imana ntabwo yahanira itorero umuntu umwe, ashobora kuyobora agakora administration adakirijwe, ariko mubera b'Imana hakagira ababyawe ubwa kabiri, kuko ubwabo bahuye na Yesu. Ubwo rero yariyobora. Urakoze pastor. Ikibazo ca 9 ni kuki Yesu yiswe Adamu wa kabiri? Yiswe Adamu wa kabiri kubw'icingano ye. Kujambo ry'Imana ritubwira ko hari ibintu bibiri byazanye Yesu Kristo mu isi. Abaheburayo ni igice cya mbere umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3, havuga ibintu bibiri bikomeye byazanye Yesu Kristo. Nuko yaje kumenyekanisha Imana no kuba insinzi y'icyaha. Ubwo rero icyatumye bamwita Adamu wa nyuma, nuko yaje gukuraho ico Adamu wa mbere yazanye mu isi. Nkuko mu Waroma igice cya 5 umurongo waho wa 12 avuga ngo nuko uko bimeze bityo, nkuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, rwa rupfu rukagera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Bisobanura ngo bose bakomoka kuri Adamu, bagomba kurwana n'ingaruka yose ibyakomotse byose kuri Adamu. Ngo bakomoka kuri Adamu bose, ntaco kwireguza, yaba umusaza, yaba umugabo, yaba umusore, yaba umwana, bose bakomoka kuri Adamu. Nizo mpamvu cyazanye mu isi na Adamu, cyazanye urupfu
rwa rupfu rukagera kuri ba bantu bose bakomoka kuri Adamu kuko bose bakoze icyaha. Yesu Kristo rero nk'uwaje kwerekana kumenyekanisha Imana no kuba intsinzi y'icyaha, yiswe Adamu wa nyuma kuko icya mbere nta wundi uzamukurikira. Ikindi yaje gukuraho icyaha kubera cyazanywe na Adamu wa mbere. Abaroma igice cyaho cya 3:23-24 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhera ubusa bwo gucungurwa kuboneka muri Yesu Kristo. Ahangaha icyaha cyazanywe na Adamu wa mbere mu isi, cyakuweho na Adamu wa nyuma, nta wundi uzamukurikira. Kuba yaraje gukora icyazanywe Adamu wa mbere, ni ukuvuga ngo yabe Adamu wa nyuma, nicyo cyatumye afata iryo zina. Ubwo rero muri Yesu Kristo icyaha cya Adamu wa mbere kiraneshwa. Pastor, ikibazo cya 10, ese Pastor tubwire dute kugira ngo duhore dusa na Adamu wa kabiri ari Adamu wa nyuma? Ahangaha kuba dusa na Adamu wa nyuma ni kwa kundi kugaragara kuri muri Kristo na Kristo akakubamo. Ahangaha ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cya 3:2 haravuga ngo bakundwa, uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ahangaha haravuga ngo rero ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko nawe abone. Kuguma muri Yesu ni uguhora abantu biboneza. Nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihagira ukora icyaha dufite umurengezi, ariko kuko tuzi ko tuzasa nawe, ngo ufite ibyo byiringiro muri we akaba yizeye ahore yiboneza. Niko kwa kubahiriza za nshingano rero zo kuguma muri Yesu na Yesu akaguma muri wowe, kuko ikintu abantu bamenyeraho ko umuntu akijijwe bamurebera ku mbuto ze. Kandi n'umuntu we kugira ngo amenye ko akijijwe, muri Timoteyo ya kabiri igice cya 2:7 haravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. Bisobanura ngo umwuka wera w'Imana yamanukiye itorero amanukana n'urukundo. Wa muntu yumva ko akunze abantu bose aba ari mu nzira yo kwera imbuto, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abera imbuto bose urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda no kugira neza, ngo bimeze bityo nta tegeko ribihana. Bisobanura ngo niubashije kuba neza muri Kristo Yesu, ubwo agahora asa nawe. Gusa na Yesu ni ukwera imbuto zanditswe mu Bagalatiya igice cya 5:22, kuko bitagira itegeko ribihana, kandi Yesu Kristo akaba ari umwana w'Imana. Ariko igihe gisohoye, Yesu Kristo yaje mu isi kandi yavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nabo biduhindire kwitwa abana b'Imana. Ni igihe gisohoye cyari kigeze kugira ngo Yesu aze gucungura, ariko abamaze gucungurwa n'amategeko ntibaba bakigengwa nayo, ahubwo binjira muri Kristo Yesu. Nizo mpamvu bagaragaza imbuto, kuko itegeko rizana umujinya n'urupfu, ariko imbuto zikwiriye abihanye nizo zigaragaza umuntu uri muri Yesu. Murakoze Pastor, Imana iguha umugisha. Ese Pastor, tugana ku musozo, ese wakongeraho iki canke inama wagira abantu bateze amatwi gusenga everyday ku mpande zine zitandukanye wababwira iki? Nugira ngo twese tumenye ko dutsindishirizwa na Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo. Ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, kuko Imana yafashe umukungu guhumekera mu mwuka w'ubugingo ahinduka ubugingo buzima. Ariko Yesu Kristo none haza umwuka utanga ubugingo, kandi nibe ijambo ryavuzwe, kuko Yohana 6:63 haravuga ngo iryo jambo ni wo mwuka, kandi uwo mwuka ni bwo bugingo. Muri Yohana 14:1-4 haravuga ngo ni inzira y'ukuri n'ukuri n'ubugingo, nta muntu uja kwa data ntamujyanye. Twese dukurikire Adamu wa nyuma kugira ngo tubashe kugira ku bugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amina. Ni Pastor Mpazirego Pierre. Kuri WhatsApp inimero ni 0783909957. Kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana ibaho umugisha nagutaha.
murakoze katubashimire inshuti za gusenga everyday. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri gatubwira ngo Imana igumugisha. Kadushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa yakoze sabone tukubwira ngo Imana igumugisha. Reka rero dusabe umuntu yumvise kino kiganiro ugishare inshuti yawe, kiganiro ugipartage, kiganiro ntuciherane wenyene, kuko muri iyi minsi hari inyigisho abantu benshi barimo bagenda baraba bitagira umumaro, barimo bareba. Ariko nimburi mwene data, nimburi umuntu w'Imana, ikiganiro nugihereza inshuti yawe imwe cyangwa ebyiri, uzakoza umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.